Betty rero aba ari umukobwa wize mu kigo cy'abana b'abakire ariko atari umukire, akigana n'abakobwa ndetse n'abasore bamusuzuguraga bakamutuka bakamubwira ko ateye asike, bakamubwira ko asa nabi ari mubi cyane. Hanyuma ubwo nyine umukobwa akabyihanganira cyane ko atari umwana wo mu bakire cyane ko atabonaga ibintu babonaga. Hanyuma Betty aza kurangiza akomeza gushakashaka ubuzima, akigisha abana bo mu bipangu, agacuruza utuntu dutandukanye, agatera ibiraka, mbese agapaparaza agashaka ibiraka bya no hirya. Hanyuma rero igihe kiza kugera aba bashuti bararangije kwiga bakavuga ati buri mwazarize tugahura nk'abantu twiganye tukaganira tukavugana tugasa nkaho twongeye kwiyibutsanya tukamenyana nanone. Hanyuma rero bapanga kino kiganiro bagahamagara Betty nawe ngo azazemo. Hanyuma Betty rero umushuti we babana mu cyumba muri ghetto, araza kinjira akavuga ati fora ninde uhamagaye. Hanyuma umukobwa akabaza se ninde uhamagaye. Betty akavuga ati ni Toby twiganye muri secondaire, aravuze ngo twakongera tugahura ngo bagiye guhura twongere duhure tuganire. Umukobwa ati babantu bagusebyaga babantu bagutukaga ni ugiye kongera guhura nabo. Betty tumva hashize igihe pe nta nubwo nzi uko batekereza uyu munsi, nshobora no kubyanga nyine ugasanga nabo babigize big deal, ugasanga batangiye kubifata nkaho nyine ndi kubihunza cyangwa se barakariye kandi siko bimeze. Ntabwo nzi uko batekereza. Umukobwa ati nyine ntabwo mubizi. Betty tari kubura barahindutse. Umukobwa ati wigeze ubona hese igisama ngo gihinduka? Ntabwo kijya gihinduka umuntu wahoze ari mu baracyari mubi. Betty aravuga ati hoya ndaza kujyayo kandi nabibemereye. Urumva rero ndamaze no kuvuga yego, none se biragenda bite? Nabibemereye pe kandi nyine ubwo nta kundi ngomba kubigenza. Ubwo nyine umukobwa aramubwira ati nta kibazo. Betty akavuga ati ahubwo si ikibazo, ntabyemeye ahubwo ndambara iki, I don't know anything, ntabwo nzi ukuntu ndibuze kubigenza, ntabwo nzi ikintu ndibuze kwambara. Umukobwa akamubwira ati ntacyo turibuze kujyana mu gitondo cyo kugurira ikanzu uribuze kujyana wambaye. Betty ati wow undi niwe nshuti yanjye. Hanyuma avuga ati ubwo kimwe kirakemutse inkweto. Akavuga ati ko baje barugeza umukobwa ubundi bite byawe hano waretse kujyayo. Ariko nyine bagaseka cyane ko umukobwa bafite izindi nkweto ari buze gutiza Betty, hanyuma akaza kujyayo. Ntibitinda rero Betty afata iya mbere akaza akagenda akajya kureba abashuti be. Tugarutse gatoya rero abantu bave kuri TikTok ngiye kubabwira kandi kantu mutigeze mwumva, kuko niko karabafasha kumva ino nkuru neza kugira ngo mumenye ahantu iri kwerekeza, kuko ari ukuntu uri kubona following kuri nubona ukuntu bimeze. Reka nubite nsa nkukavugaho gatoya nako mukumve. Hagati aho ngaho rero hari undi musore ubara aho ngaho w'icyamamare umeze neza, uri kumwe n'abasore be bari kugenda bamugaragiye, ubona ko bamwesikotinze bari kugenda bamusomera message ati mva none n'umukobwa kuntu yakwandikiye yavuze ngo uri mwiza cyane, ngo banza ngo nta n'undi musore ngo umeze nkawe muri iki gihugu ngo wakuma ngo tugahura. Ubwo wa musore cyamare rero ahita ambwira ati oya zana iyo message zazana wajya usoma ibyo bakwandikiye. Ubwo umusore akamubwira ati ngise baranyandikira baranze, wowe urazwi uri mwiza umeze neza niwe bagomba kwandikira, none turumva ngiye baba bari kunyandikira iki? Umusore ati mereza telefone yanjye itsanafu birahagije ibyo wasimaze gusoma biraho ngaho. Ubwo ngubwo bahita twongera tukagaruka rero handi Betty yarari, bahita bagomeza kwibwira nanjye mwagahaguruka njyewe papa yamaye company ubwo nsigaye nkora ibi ngibi nibi. Undi yagahaguruka ati njyewe nsoje muri kaminuza irenze ku isi, so I'm ready nyine guhita nkora akazi, baranshaka ku murimo w'akazi. Hanyuma umukobwa bita Sarira itavuga ngo Betty tubwire wowe ukora iki? Betty ariko abandi bari batarangira ati niwe ndi kubaza ukora iki? Betty akavuga ngo yatangira kujya kuvuga ati ngiye nkora cyangwa ati at least basi ufite boyfriend. Betty akongera akajya gutekereza nanone ati hoya ntawe afite, yamukuye hehe? Ninde wakwifuza gutereta umukobwa gukunda n'umukobwa uteye asiki nk'aba? Abantu baraho ngo yagusari let's ati hoya yarateye asiki ariko n'ubu ndabona giteye asiki. Betty ariko ngiye mfite boyfriend. Ufite boyfriend? Wow ninde? Ati mutubwire. Ati hoya Bisari bwahita avuga ati wagira ngo ariko banga afite boyfriend, nagira ngo turamuzi, hari aho tumuzi se? Betty ariko umusheri wanjye arazwi pe, ni very popular. Undi musore ari hirya ati arazwi kumba nkoranyambaga se? Ati cyane. Yitwa nde? Sare agahita afata telefone agahita avuga ati tumutubwire tumushaka. Agafata telefone akajya kumureba akavuga ati oya ntabwo nababwira izina rye. Ubwo ni Betty uri kuvuga gutyo ariko nyine izina rye ritangizwa na Ki. Umukobwa araho ngo agavuga Kingston Danjuma. Abantu bose bagahita bikanga Kingston Danjuma aba ari umusore w'icyama, ni wa musore nababwiye mu nyuma mu gatondo ndi kubabwira bari gusomera message. Wa musore agahita avuga ngo what? Ntabwo bishoboka wowe ukundana na Kingston Danjuma?
yakubonamo iki se mu gihe hari abakobwa hanze bameze neza basa neza bakukurusha? Ni iki yaba ari kugushakamo wowe? Ntabwo nkwizera. Abandi baraho ya atari ko sari ufite ibintu ngo bigire intambara. Umutima ubundi ukundu uhitamo ushaka, urukundo rujyaho rushaka. Kuki uri kumujudginga? Ubwo sari we aba atari kubyumva neza cyane cyane kabapinga anagirira icyarananga uwo bita Betty. Hanyuma baraho bose bagita baserebura bakavuga ati wow Betty, wow congratulations, nukuri pe ufite umusore mwiza, wiboneye umwe ku mubumbe, umusore mwiza ugukunda cyane. Bakishima cyane. Ubwo sari we ahita agira umujinya agahita haguruka agahita asohoka. Umukobwa rero yamaze gusohoka nta kindi kintu akora, aragenda agakora icyo bita inkuru, akandika agahita postinga ku mbuga nkoranyambaga, agapostinga ati Keystone ari gukundana n'umukobwa w'amayobera uri aho ngaho pe utazwi. Ibintu rero ubona nk'icyamamare, nk'uko afata icyamamare cyo mu Rwanda ugahita uvuga ngo gikundana n'uyu muntu, urabizi ukuntu bihita bigenda bigasakara bikamamara bikagera ahantu henshi cyane. Abantu batangira kubibona, abantu batangira kuvuga ngo yesu ngo ubuse ngo Keystone ngo ndi gute ashobora guhitamo uyu mukobwa ngo tutazwi, ngo twari tuzi ko azakundana n'umuntu w'icyamamare cyangwa se umuntu urenze, uyu mukobwa udafite ahantu aturuka, uyu mukobwa uciriritse gutya, ni gute ubundi Keystone yakundana nawe? Abantu batangira kubihwisa ku mbuga nkoranyambaga. Hari umukobwa rero wari best wa Keystone wabaga mu rugo rwa Keystone, akagenda araza yarakaye ahita ambwira ati Keystone mbwira what is this, ibi ni ibiki? Keystone ati ni ibiki? Yo girlfriend turi kwishira wawe, ese ni gute ubundi umbwira ngo turi inshuti, you are my best friend, udashobora kwifata wowe ngo umbwire niba ufite umukunzi, gute ugira girlfriend ntabizi? I thought we are friends. Keystone ati ariko I don't know anything about this, ibi ngibi nta na kimwe mbiziho, nta na kimwe mbiziho. In fact I don't know this girl, ntabwo uyu mukobwa muzi. Wow, why would she say this? Kuki se ashobora kuvuga ibi ngibi? Kuki ashobora kupostinga ibi bintu? I don't know this girl anyway. Nta hantu n'umukobwa muzi na hamwe. I was okay calm down. Abwira inshuti ya mukobwa we uwo mu best, avuga ati I will sort this out, ibi ndaza kubikemura, ndaza kubidiringa. Ariko uyu mukobwa ntabwo muzi, kutashobora gupostinga bino bintu. Erega ndi kubona abantu ku mbuga nkoranyambaga atangira kuri telefone, kubona abantu ku mbuga nkoranyambaga bari guhwihwisa amakuru. Ubwo mu muhanda abantu baba bari kugira ngo yes wingo Keystone ni gute ashobora kuditinga uyu mukobwa? Yesu uyu mukobwa ameze gute? Uwo mukobwa rero aragenda nawe mu rugo, yagera mu rugo ubwo mushito agahitaza akavuga ati hey uricaye uratuje? Ubwo Betty akavuga ati ndatuje koko. Uratuje urumva nta kibazo ufite? Ati gute se ushobora kugenda ugatuza n'ibintu biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga? Betty ni ibiki uri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga? Ngo ukundana na Keystone? Betty ukundana na Keystone? Betty akavuga ati no I don't know Keystone, ntabwo nzi Keystone uwo ari we. Aravuga ati uyu musore imbuga zose ibinyamakuru byose biri gupostinga ngo uri gukundana na Keystone, none wowe wicaye hano. Aravuga ati njye nagiye mu birori ndabivuga numva bavuze Keystone, ariko sinarinzi Keystone uwo ari we, tinapfuye guhita mbyemera gutyo kubera ko Betty yaratangiye kunzamukana ambaza na mufite boyfriend, ndambwira ndabivuga ndamubeshya cyane, urabizi ko nta boyfriend mfite, navuga ngatanyizwa nake, numvishe bavuze ngo Keystone ndavuga niwe, ati nuwo nguwo. Ntabwo rero narinzi Keystone uwo ari we, tingiri rero warikoze bamaze gupostinga gukundana na Keystone. Ku mukobwa aravuga ati gukumana se ubu bintu kuki bise bigenda gutya? Akanya gato mu minota ntaragira no kari bwo mvuye, aka kanya inkuru zigeze ahangaha, ati waryikoreye nyine. Ubwo umukobwa arasohoka azi ko ari ibintu bisanzwe, akagenda akajya kwa mama yigishirizaga umwana nako akagera umugabo agavuga ati mva Betty kuki utigeze umbwira ko ukundana na Keystone? Ati Yesu yatumva wicara hano ticara hano nta kibazo. Kandi umumama ubusanzwe yaramusuzuguraga akamutuka kamubwira ati njye ntukagira ibintu by'umbwira ujye ubanga kandi wigisha umwana kandi nyemenya mbona impinduka ku mwana wanjye. Araza akamwishaza avuga ati Betty icara hano, reka nkubwire wambabariye ukazatumira Keystone akaza hano. Ati unkoresha ati nyine ati boss wanjye yamugiriye crush aramukunda, byibuze ndamutse mbonye ifoto ndi kumwe nawe ashobora kuma promotion nkazamuka kuko yatekereza ko nzaba connecting. Please ndagusabye ihangana hamagare Keystone azanaje kugusura ku kazi kw'akantu kazikora. Ati basi mbufata ifoto cyangwa se duhurire ahandi hantu, ni wenda udashaka kumenya ibintu ukora, udashaka amenya ibintu ukora ko duhurire hano hantu. Umukobwa nyirumva ntabwo abazi ikintu cyo gukora kubera ko ibyo nkuru nawe yaramutunguye yabivuze atazi uwo musore cyari cyo mu gihugu. Abantu batangira kugira gute guhinduka, umukobwa bitangira no kumubangamira, abantu batangira kuvuga ngo uramu wasa umukobwa aranyura umwana ngo urasa umukobwa gusa umukobwa ngo tubonye ngakundana na Keystone. Arangiye agaruka mu nzu abwira wa mukobwa wabana ati noneho ndasaze, iyo nkuru ziko yageze n'ahantu ntatekereza.
no wa mugore nagiye gukoraho nagiye kwigisha wa mwana we araza arambwira ati nimuzanire Keystone ngo umuzanire ifoto ye. Mana yanjye ntabwo nzi icyo gukora ubu ngubu. So reka tube tugarukirije aha ngaha rero, mugende mujye no kuri TikTok murebe na stories ziriyo, and then turakomeza n'akandi gace. Ciao ciao.